Mutwemerere twinjirane rero mu makuru y'umunsi twabateguriye. Bianca Baby umunyamakuru akaba rwemeza mirimo ndetse n'umushyushya rugamba yamaze kubateguza ibirori bye by'agatangaza ajya korera mu mujyi wa Kigali, aho yavuze ko mu by'ukuri mu minsi itari ya kure aza kuba yamaze kuba noneho atangaza ese ubundi bimeze bite. Ibi birori mu by'ukuri byagiye bigaragaza impinduka mu birebana n'imideri ajya kongera kuba bigarura mu by'ukuri. Rero yagaragaye ari kumwe na Mutesi Scovia, ese byari bimeze bite, bari bakurikiranye birebana n'iki. Ku rundi ruhande Double J ni umwe mu bahanzi bahagaze neza mu Burundi, yamaze kuba yerekeza mu Bubiligi aho yiyunze ku byamamare bitandukanye bikomeje kwerekeza muri iki gihugu. Ese ubundi bimeze bite? Turagaruka rero ku birebana na Alyn Sano na Nzovu bamaze kuba bari kumwe, mu by'ukuri ibintu byashimishije abantu batandukanye barimo ibyamamare hano mu Rwanda. Turagaruka kuri Zari na Shakibu, mu by'ukuri bari mu bihe bishobora kuba bitameze neza. Twerekeze amaso kuri Element uri kubarizwa muri Uganda muri iyi minsi, kandi kuri Chrisizi na Kevin Kade bashobora kuba barimo batunganya mu by'ukuri album bashobora kuzashyirira hamwe bari kumwe, album bahuriyeho. Turerekeza ku birebana na Ramadani, turebere hamwe uko ibyamamare bimeze. Ku rundi ruhande abantu bafite amatsiko menshi bibaza bati se ibyo bintu bishobora kuba bigiye kuba ubwa Famani cyangwa se biraza kuza kuba noneho bitanga impinduka. Ibyo rero nibyo tugiye kubavira imuzi n'umuzingo muri iki kiganiro tugiye kuba tugirana. Mu by'ukuri twizere ko wamaze gukora subscribe, niba utarakora subscribe kandi subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Igitekerezo cyanyu nacyo kiba ari ingenzi kuko bidufasha kumenya se mwakira mute ibyo tuba twabateguriye. Remember to click on like and to share our content. So tutabatindiye rero twinjire ku ngingo irebana na Bianca Baby. Bianca Baby rero mu by'ukuri yamaze kuba avuga ati mu mwaka wa 2026 abantu banyitege, ngiye kongera ngarukane ibirori byanjye byihariye bya Bianca Fashion Hub. Ubwo biheruka kuba yari yatumiye icyamamare mu birebana n'imideri, icyamamare mu karere k'ibiyaga bigari, icyamamare mu myidagaduro aho bita Hamisa Mobeto uheruka no gukora ubukwe. Ibyo birori rero bikaba byari ibirori nanone byaririmbyemo abahanzi batandukanye barimo na Eddy Kenzo. Ibi rero byarushijeho gushimisha abantu bagiye batandukanye. Kuri ubu rero ibi birori Bianca akaba yamaze gutangaza ko mu by'ukuri nta kabuza agiye kongera kugira gute kuba abikorera mu mujyi wa Kigali. Ku rundi ruhande uyu mukobwa nanone yatangaje ko mu by'ukuri atagiye yibagirwa ukuntu umunsi mama wiwe yitaba Imana. Mu by'ukuri tunamwifuriza umubyeyi wiwe komeza kugira uruhuko ridashira. Ati umunsi yitabye Imana twe twageze gute, twe twasangiye, ati nirwo rwibutso mu by'ukuri mfite mu by'ukuri. Ku rundi ruhande rero uyu mukobwa nanone yamaze kwinjira mu buryo bwa official nyuma y'uko yari yabiteguje birebana no kuba nawe mu bucuruzi bwa YouTube cyangwa se mu bigendanye no kuba byasangiza abantu amakuru binyuze kuri YouTube yiwe. Ni YouTube yitwa Step Up with Bianca, aho mu by'ukuri ku nshuro yiwe ya mbere umutumirwa yatumiye nk'uko yari yarabyemera abantu ko aza komeza kugenda atumi iyi Step Up with Bianca azatumira icyamamare cyose mu ngeri zigiye zitandukanye. Yatangiranye rero n'umugore wihagazeho muri iki gihe mu birebana n'itangazamakuru ariko nanone n'ubushabitsi kuko amaze kubashinga televiziyo yitwa Mama Urwa Gasabo. Mwizere ko bamaze kumumenya, ni Mutesi Scovia. Umukobwa rero bakaba bagiranye ikiganiro kirenga hafi isaha, baganiye ku ngingo zigiye zitandukanye ariko by'umwihariko bagaruka ku birebana birumvikana n'akazi Mutesi Scovia amaze iminsi akora ndetse n'intambara imaze iminsi hariya za Goma, ubuzima bw'uyu mubyeyi. Ubwo ndavuga Mutesi Scovia baganiriye rero ibintu bigiye bitandukanye. Nanone rero ku rundi ruhande abantu bakomeje kwishimira amashusho ya Nzovu na Alyn Sano. Alyn Sano ni umwe mu bahanzikazi bameze neza muri iki gihe, bari mu bihe byabo byiza. Indirimbo yiwe rero yitwa Fire yamaze kubashyira hanze, yagaragaye arimo ayitoza mu buryo bugoranye. N'uyu mukobwa nawe yavuze ati ni ibintu byangoye cyane, arimo ayitoza Nzovu kuko amagambo arimo amwe n'amwe n'icyongereza kuyabwira Nzovu ngo yongere yisubiremo bimugoye cyane. Ariko uyu mukobwa babyarangiye muri kuri babashije kuba bahuza Nzovu na batangira kugira ibintu bimwe na bimwe yumva kuri ya ndirimbo, bafatanya kuyiririmba mu buryo bwashimishije abantu bagiye batandukanye uko bigaragara mu nyunganizi cyangwa se comment bagiye batanga ku mbuga nkoranyambaga aho aya mashusho babaye bagira gute aho bayashyize. Rero ni ibintu Nzovu ni umwe mu bantu bamaze igihe kirekire wavuga ko yatangiranye n'ibirebana n'iterambere rya sinema, ariko muri iki gihe noneho abantu bamukunze cyane mu biganiro bigiye bitandukanye birimo ibintu bigiye bisekeje mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Rero nanone ku rundi ruhande abantu bakomeje kwibaza batese
by'ukuri tubyemere twemere yuko uyu muraperi yamaze kuba asoza imyaka yiwe 2 ari Iwawa, arimo atozwa indangagaciro, atozwa ibintu bitandukanye. Ubona wundi ni Generous Falfo wamaze kubatangaza yuko by'ukuri Iwawa ko ari mu rubyiruko rurenga 2,000 rwagiye rutorezwa mu bigo bitandukanye by'ingororamuco. Rero ahangaha Generous Falfo ngo yahigiye ibirebana n'ubudozi, atangaza ko mu by'ukuri ari nabyo binagiye kuba yinjiramo cyane, ariko anabifatanya n'ubuhanzi bwiwe. Abantu rero bagakomeza kwibaza bati se mu by'ukuri ntabwo ibintu bizarangira bibaye nk'ubwa Fireman cyangwa se n'abandi baraperi bagiye bagaragara bagiye hariya za Iwawa bagatozwa bakavuga bameze neza, ariko bikarangira n'ubundi nanone bongeye gusubira mu byo bari mu by'ukuri bakoraga. Uyu mugabo rero yavuze ko mu by'ukuri kuba ibirwa wenda kuri Fireman muri iyi minsi urimo yivuriza hariya ihuye n'ubundi mu birebana no kugira ngo wenda bayava ku gukoresha n'ibiyobyabwenge, yavuze ati byabaye kuri Fireman sinamuvema. Ati ariko nanone ku rundi ruhande ati nanabyigiyeho mu by'ukuri ku buryo bishobora kuzamfasha nanjye kuba ntazongera kugwa mu mutego nk'ubona naguyemo gukoresha ibiyobyabwenge mu buryo burengeje urugero. Ubwo rero Generous Falfo umuntu akomeza kumwifuriza kugaruka neza mu muryango mugari w'Abanyarwanda, ndetse ibyo yize akaba yabibyaza umusaruro n'Imana ikazamugenda imbere ntazongere kugwa mu moshya. Ubwo rero ibyo ngibyo nanone binajyanirana no kuvuga ati hari abaraperi bagiye batandukanye barimo ba Neg The General n'abandi batandukanye bagiye bitorezwa hariya ba Fireman n'abandi, ariko nyine umuntu akaba ashobora kuba yakibaza ati se mu by'ukuri wenda kuri Generous Falfo hazaba itandukaniro ritandukanye wenda n'abo bandi wenda bagiye babanza hariya. So rero no kubitega amaso ndetse no gukomeza kubireba. Rundi ruhande Wise yamaze kuba atangaza yuko mu by'ukuri yiteguye kuba yakorana indirimbo n'umubyeyi wiwe wabaye muri orchestre, ndetse bakaba bashobora kuba bakorana indirimbo na Wise kandi witeguye, ndetse bamaze no kumvisha abantu ba mbere b'ingenzi kubashyira hanze iki album yiwe ku itariki ya 8 ubwo azaba yizihizwa umunsi w'umwari n'umutegarugori. Na Wise kandi heruka gusura abana biga ku ishuri ry'umuziki mwamenye, ishuri ry'umuziki ry'u Rwanda ariko abantu benshi bamenye n'ishuri ry'umuziki rya Nyundo, aho yabasuye bakaganira akabaririmbira nabo bakamuririmbira, ndetse akabagira inama yo kuba bakwiga bashyizeho imbaraga, ndetse ubumenyi bazakura hari aribwo buzabafasha kuba bahangana ku isoko. Ati mu by'ukuri nubwo hari abantu dukorana umuziki ndetse bakabasha kuba banagera kure batarabashije kuba bawiga, ariko icyo twebwe tuba tubarusha aba ari ubumenyi, atari ubwo bumenyi kugira ngo tubashe kuba bwatugira umumaro nuko tugera n'ahari hanze tukaba twabasha kuba tugira gute twiyoroshya mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Ku rundi ruhande umuntu yavuga ko abungubu ikintu kigezweho cyangwa se ibintu abantu bakomeje kuba bakurikirana, abantu bakomeje gukurikirana amakuru agendanye n'igitaramo kidasanzwe Bwiza agiye gukorera hariya mu Bubiligi ahitwa Birmingham Palace, aho mu by'ukuri ni igitaramo cyahagurukije aba MC batatu barimo Amzos wo mu Burundi, barimo Ali Sudi umunyarwanda ariko mu by'ukuri ukunze kuba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakaza kandi na Luckman Zeimana umwe mu bashyushya rugamba nabo bameze neza, ndetse n'abanyamakuru. MC ko ari batatu bakaba aribo bazafatanya cyangwa se abashyushya rugamba n'abayobozi b'ibirori bazafatanya mu kuyobora ibirori hariya, mu kuyobora iki gitaramo cya Bwiza. Ku rundi ruhande nanone hari abahanzi bamaze kuba nanone bavuga bati turaza kuba tuzafasha inde Bwiza, harimo The Ben umaze igihe kirekire we bizwi neza ko bazafatanya, dore ko banafitanye n'indirimbo iri hit, indirimbo yitwa Best Friend, ndetse The Ben yamaze kuba agera hariya. The Ben wagiye yarajyanye na crew nini, aho iyi crew irimo abarimo David Bayingana bamaze igihe kirekire bakorana, ndetse na Muyoboke Alex. Ku rundi ruhande rero umurundi witwa Double J unafitanye n'indirimbo na Bwiza nawe yamaze kuba yiyongera ku rutonde rw'abantu bazaririmba hariya. Ibintu byaje bitunguranye kubera ko abantu benshi ntabwo bari biteze yuko kuri Double J nawe yakongerwa ku rutonde rw'abantu bazaririmbana na Bwiza hariya. Ni Bwiza rero kandi wamaze kuba mu by'ukuri ateguza indirimbo yiwe ya mbere, indirimbo yiwe iri mu ndirimbo zigize iyi album ya kabiri yande ya Bwiza, n'indirimbo yitwa Hello. Abantu amashusho bakomeje kugenda bayahererekanya mu buryo bugiye butandukanye. Rero ku rundi ruhande wibuke ko hariya
igitaramo cya Bwiza kiba ku itariki ya 8 Werurwe 2025 ubwo isi yose izaba yizihiza umunsi w'umwari n'umutegarugori. Ni album rero uyu mukobwa yise 25 Shades bijyana n'imyaka 25 afite kuko yabonye izuba ku itariki ya 9 Kanama 1999. Chris rero na Kevin Kade bamwe mu bahanzi bamaze igihe kitari gitoya mu by'ukuri batigisa imizinda, batigisa imiziki, batigisa imyidagaduro, bamaze kubona naho bashyira hanze ifoto igaragaza yuko biteguye kubona naho imiko bahuriye muri Jugumira na DJ Phil Peter, noneho bakongera bakaba bahurira mu yindi ndirimbo. Ibintu noneho binavuga ko uretse kuba ari indirimbo imwe bashobora kuba bakorana, bafite n'umushinga mugari wo gukorana album bashobora kuzamurikira abantu bimvikana mu mpera z'uyu mwaka cyangwa se mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2026. Aba rero ni abahanzi umuntu yavuga ko Chris anaheruka nawe kujya kuririmba hariya mu Bubiligi, aho yari yatumiwe n'ubundi ni Team Production n'ubundi yatumiye gufasha Bwiza. Ku rundi ruhande ariko nanone Chris aritegura kujya muri Sweden aho azaririmbira, ndetse afite n'ibindi bitaramo azakora mu bihugu bigiye bitandukanye birimo na Poland, aho muri Poland ho azanahurira ku rubyiniro n'umuhanzi witwa Joboy Ndizera mumuzi. Ni umwe mu bahanzi bari mu bihe byabo umuntu yavuga ko nabo ari byiza mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Ku rundi ruhande rero ntabwo umuntu yarenza ingoyi ko abantu benshi bakomeje kwizihiza bari mu gisibo cya Ramadani, igisibo kibirangwa n'ibikorwa byo gufasha abantu bari mu buzima butoroshye, birangwa no gusenga, birangwa no gufashanya mu buryo bugiye butandukanye, ariko by'umwihariko bikanarangwa no gusiba, bimvikana kwiyereza. Ariko benshi mu bahanzi bahariye muri Uganda barimo Eddy Kenzo ndetse na Bebe Cool bamaze kuba bagaragaza ko rwose ubuzima butamereye neza ku buryo igisibo batarimo kubasha kuba bakizeza mu buryo bukwiriye, mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Nubwo Bobi Wine wiwe yakomeje kuba agaragara mu by'ukuri yuko iki gisibo akomeje kukizihiza mu buryo bumeze neza, asiba ndetse anasenga afatanyije n'umuryango wiwe. Ku rundi ruhande rero Element urimo kubarizwa muri Uganda, ni muri Uganda aho yitabiriye ihuriro rizamara hafi icyumweru cyose. Ni ihuriro rero rigaruka ku birebana no kuba ese ni gute umuziki wabasha kuba utera imbere. Ni Element ejo rero watumiwe mu birori bya Trace Award, aho mu by'ukuri yabashije kuba nawe aba umwe mu bitabiriye biriya bihembo bya Trace Award, abasha kureba guhura n'ibyamamare bigiye bitandukanye. Birazwi rero Element ko ari umuhanzi, ariko none bihuza no kugira gute no gucura imiziki cyangwa se gutunganya umuziki, aho yatunganyije indirimbo z'abahanzi bigiye bitandukanye, byanatumye n'izina ryiwe rigenda rizamuka. Ni rero byanaririmbiyemo Bruce Melody. Ubu rero Element yitabiriye hariya mu by'ukuri muri Uganda iryo huriro rigaruka ku kurebera hamwe ese ni gute umuziki cyangwa se mu by'ukuri ubuhanzi bwakomeza gutera imbere ku mugabane ku mugabane wa Africa mu by'ukuri. So rero ku rundi ruhande hari couple, ni couple umuntu yavuga ko iri muri couple zakomeje kugenda zisa n'izigarukwaho mu by'ukuri kubera impamvu zigiye zitandukanye. Muri izo mpamvu umuntu ashobora kuba yavugamo impamvu ya mbere ni impamvu ijyanye n'imyaka, n'ikinyuranyo cy'imyaka kiri hagati y'aba bantu ko ari babiri. Ikindi cya kabiri ni ubukare cyangwa se ubukarihe cyangwa se ubwamamare bw'uyu mugore, noneho hakanazamo kandi none n'andi makuru agenda ashamikira kuri iyi couple rero nta yindi ni couple ya Zari Hassan ndetse na Shakib Rutaya. Aba bantu rero uko ari babiri bakaba ari abantu bakomeje kugenda bavugisha abantu benshi, aho Zari byakomeje kugenda bivuga biti se ni gute Zari yashakana noneho nyuma yo gushakana n'abarimo na Diamond, gushakana n'abandi bagiye batandukanye, kujya mu rukundo n'abantu bagiye batandukanye, noneho yabagiye mu rukundo n'umuntu arusha imyaka 10. Ariko ibyo ngibyo Zari yakomeje kuvuga ko imyaka niyo wabushumura imyaka 10 cyangwa se imyaka irenga, ibyo nta kintu bivuze mu gihe mugeze gute umukundana, kandi koko imyaka yishize igiye gushira ari nk'ibiri 3 abantu bagize gute bameranye neza, babanye neza. Ariko noneho ibintu bitangiye kugenda bigira gute bizamo akantu kameze nk'agatotsi, nubwo kakomeje kugenda n'ubundi kavugwa mu bihe bigiye bitandukanye. Ariko noneho kuri ubu ngubu nanone byongeye kuba bigaruka, aho Zari avuga ko mu by'ukuri cyo baha umugabo cyose n'ubundi birangira atanyuzwe ijana ku rindi. Bikaba
byakurikijwe n'amashusho agaragaza Shakib Rutaya ari kumwe n'umukobwa runaka amufashe mu buryo runaka bigaragaza ko abantu bakomeje kugenda bavuga bati Shakib ashobora kuba ari guca inyuma Zari nawe rero arabyegeza ariko abinyujije muri ayo makuru ajyanye no kuvuga ati ntacyo waheza umugabo kugira ngo abashe kuba noneho yahagarara bwuma ariko kuba yaguca inyuma. Rero ibyo ngibyo rero twatuvuze tuti reka tugaruke ku iyo couple muri rusange uburyo ubuzima bushobora kuba batameranye neza nyuma y'igihe kirekire bari bameze neza. Dukomeza kubibutsa ko kandi ku itariki ya 8 Werurwe 2025 hariya mu Gitega ubu ni mu ntara ya Gitega mu Burundi hazaba habera ibirori bya 1/4 cy'irushanwa ry'ubwiza rya Miss Burundi aho abakobwa bagera muri 60 ngo bari bo basigayemo bavuye muri 200 n'abari babashije kuba bagira gute biyandikisha mu majonjora rusange. So rero ibyo nabyo tugenda dukomeza tubagezaho isundi bimeze bite hariya irushanwa rizegukanwa nande dore ko kirimo amezi atari make nayo yo gukomeza ayo marushanwa banyura mu bintu bigiye bitandukanye banyura mu test cyangwa se mu masuzuma atandukanye kugira ngo koko bazamenye bati uyu nguyu niwe mukobwa ugiye kuba asimbura Lelia Khaled warumaranye ikamba hafi y'imyaka igera muri 2 kuko iri rushanwa ryaherukaga kuba muri 2023. So rero tubashimire kandi dukomeza kubifuriza kugira ibihe byiza niba utari wakora subscribe kandi subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi kandi wibuke gusiga comment inyunganizi yawe ari ingenzi tukamenya mbese undi mwakira muti ibyo tubahana ibyo dukora nabi n'ibyo dushobora kuba twakora improvinga wibuke gukanda like ndetse no gusharinga bagenzi bawe kugira ngo tujye dukomeza kubagezaho ibintu mu buryo buri professionnel kandi amakuru ateguye kinyamwuga amakuru ameze neza. So rero wibuke ko ku itariki ya 8 Bwiza azabakorera igitaramo hariya muri Mubigi kandi wibuke ko ku itariki ya 8 Ania Hoyes azamurikira abanyarwanda album yiwe ya mbere. Wibuke ko kandi mu by'ukuri turi mu gisibo cya Ramadan ndetse n'igisibo rusange cy'abakatolike aho abakatolike nibo bitegura